Muraho neza, amahoro y'Imana nabane namwe. Kanongere kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza. Kristo akomeze kongera imbaraga kandi akomeze kubaha amizero y'ejo hazaza, y'ejo heza. Ibyiza bituruka ku Mana bikomeze kubabaho. Nk'uko mubizi mumenyereye, iyi ni ya channel nziza tuganiriraho byinshi byiza bitwubaka kandi bidusubizamo imbaraga. So rero n'ubundi muri kumwe na Eric Niyonkunda. Uyu munsi ni kuri Pasika, ni umunsi twibuka izuka rya Yesu, umunsi Yesu yatsinze urupfu, akava mu gituro agasubira mu ijoro iburyo bwa Se, akaba yicaye iburyo bwa Data. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. So rero uyu munsi muri iki gitondo cya Pasika tugiye kuganira amagambo makeya, ariko Imana ikomeze kutwambika imbaraga, ikomeze kutuba hafi. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye kuko ubwami bw'ijoro ari ubwabo. Rero reka tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yo kujya mu ijambo reka tubanze dufate umunota umwe wo gusenga kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Uri Data mwiza, uri Imana ishobora byose, uri umurengezi wacu, uri Imana ihoraho, buri gihe ihome kidukingira, uri ingabo yacu uyu munsi. Watsinze urupfu, unesha Satani buri mfunguruzo, uva mu rupfu ubasha gutsinda umwanzi, ubasha gutsinda urupfu. Ubu wicaye iburyo bwa Data mu ijuru, aho udapfa, aho utazigera ingoma yawe irangira, izina ryawe nirishimwe, aho utureberera ku manywa na nijoro ntuhabwe icyubahiro. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, nudukomeze, reka utwuzuze imbaraga, amavuta tubonekeho, gikundiro n'igitinyiro bitwomeho. Turagushimye ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo ibice byaho 25 umurongo wa 14 niho tugiye gusoma kugira ngo Imana ikomeze kudufasha kandi ikomeze kudukomereza amaboko. Titire y'amagambo iravuga ngo umugani w'abakobwa, umugani w'abagaragu bahawe itaranto. 14 umurongo wa mbere. Bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzinduka mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be, abasigira ibintu bye. Aha umwe itaranto 5, undi amuha 2, undi amuha 1. Uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya wahawe itaranto 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi taranto 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo, ahishamo itaranto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe itaranto 5 araza azana izindi taranto 5, ati databuja, wansigiye itaranto 5, dore nazigenzuyemo izindi taranto 5. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira ibyinshi, injira mu munezero wa shobuja. Haleluya. N'uwahawe itaranto 2 araza aravuga ati, databuja, wansigiye itaranto 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa sobuja. 24 niho tugeze. N'uwahawe 1 araza aravuga ati, databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye. Ndatinya
ndagenda mpisha italanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. 26. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, wari uzi ko nsarura aho ntabibye, unika ibyo ntagosoye. Italanto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naze ukampa iyanjye n'inyungu yayo? Nuko nimuyimwake, muyihe ufite italanto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima, hanze niho bazaririra bakahakenyera amenyo. Hanze niho bazaririra bakahakenyera amenyo. Imana yacu nishimwe. Ni ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho mu minota mikeya, ariko rikomeze kutwubaka. Iri ni ijambo dusanga muri Matayo ibice byaho 25 umurongo wa 14. Haratubwira ngo umugani w'abagaragu bahawe italanto. Haleluya. Uyu mugani ni wowe uri kubwirwa, ni njye uri kubwirwa, ni wowe uri kunyura muri ibi ngibi, ni njye uri kunyura muri ibi. Hari amatalanto twahawe, ariko tumaze kuyahabwa turayahunika, abandi tuyabyaza umusaruro. Ngo sebuja yari afite urugendo agiye kujyamo, yari yarateguye kugenda, ariko ngafata abagaragu be 3 abahereza amatalanto. Umwe amuhereza 5, undi amuhereza 3, undi 2, undi amuhereza 1. Arababwira ngo ngaho nimugende, aho nzagarukira mugomba kugarurira italanto zanjye. Haleluya. Ese wowe italanto wahawe ko Kristo yisubiriye mu ijuru, ariko akagenda atubwiye ko azagaruka? Haleluya. Ese wowe naramuka agarutse azasanga italanto yaguhaye warabashije kuzibyazamo izindi, cyangwa azasanga warazihunitse? Yaguhaye italanto y'agakiza, aguha italanto yo guhanurira abarwayi, yo gukiza abarwayi, aguha italanto yo gukiranuka muri duke n'utwinshi, aguha italanto. Ese aho ntabwo wagiye ukabihunika? Yaza ukaza mu gutakira ibyawe, ibyawe wampaye akira. Imana itugirire neza. Ariko ngo hari umugaragu wakoresheje italanto ze, aragenda aravuga uti, databuja ngomba gukora ibishoboka byose izi italanto amaye azibyazamo izindi. Garagenda azibyazamo izindi italanto, azizana ari nyinshi. N'uhawe 2 aragenda bigenza uko, aragenda arazikora, aragenda azibyazamo izindi italanto. Uko nguko ni ugukora imirimo myiza, uko nguko ni ugukora ibyo waherewe. Haleluya. Uko nguko ni ugukiranuka mu gakiza wahawe, uko nguko ni ugusengera abarwayi mu italanto wahawe, uko nguko ni ukuririmbira abafite intege nke mu mitima mu italanto wahawe y'uburirimbyi. Imana yacu tugirire neza. Ariko tujye ku umugaragu wa nyuma ari we wahawe italanto 1, ngo nuko aragenda arayihunika. Arangije kuyihunika, Imana arangije kuyihunika, sebuja araza ati, ndagira ngo rero nawe unyereke. Ati, njyewe databuja nari nzi ko uri umunyabugugu, usarura aho utabibye. Tugirire neza. Imana idufashe tureke gutsindwa n'iri jambo. Usarura aho utabibye, ugakura aho utigeze ushyira ikintu runaka. Niyo mpamvu nafashe italanto yawe ndayitaba. Haleluya. Ariko ngarangije aramubwira ngo, wa mugaragu mubi we. Haleluya. Wa mugaragu mubi we, wabikoze uko utagombaga kubikora. Haleluya. Ubwo ni ariko yavuze ugiye wabikoze uko utagombaga kubikora. Ati, genda ujugunywe mu muriro, genda ujugunywe mu muriro. Noneho numara kujugunywa mu muriro, Imana yacu itugirire neza. Ati, najugunywe mu muriro, ajugunywe hanze mu mwijima, kuko ariho hazaba bameze gutyo. Imana yacu itugirire neza. Mbese wowe rata muri aka kanya, wowe wahawe italanto uri kuzikoresha gute? Ese ko Yesu yazutse, Yesu yamaze kuva mu bahapfuye, uyu munsi kuri Pasika Yesu yamaze gutsinda urupfu. Ese italanto yagusigiye azasanga warazibyaje izihe?
uzazasanga barazikoresheje iki? aho ntugiye guhunika agakiza yaguhaye, ntugiye guhunika impano y'uburirimbyi yaguhaye, ntugiye guhunika impano y'ubuhanuzi yaguhaye, aho ntugiye Imana yacu nitweze kandi nitugirire neza. Rero bene data, ndagira ngo mwitekerezeho, dutekereze kuri iri jambo tuganiriye, tubwize Imana ukuri, tubwire tuti rero Kristo duhe imbaraga zo kugira ngo amatarano twahawe, zo kugira ngo impano twahawe tuzasange twarazibyaje n'izindi. Kristo natugirire neza kandi atwiteho. Ndakomeza kubashimira mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Imana ibaha kandi ibakomereza amaboko. Pasika nziza, umunsi wabere mwiza, amahoro y'Imana atanga akomeze kubaho kandi abagote uhereye none kugeza iteka ryose. Natuye imbaraga z'umugisha kuri mwebwe mwese. Murakoze cyane. Amen.